Inshuti mpirimbanyi aho muri bihande bitandukanye, mwese muharanira ukuri no gushaka ibisubizo byatuma tuva mu kaga turimo, kandi tukarushaho gukomera no kwikomeza mu bibazo tuba turimo. Akanya nshatse kugira ngo twongere tuganire, hashize igihe kitari gitoya, eh, tubaye nk'aho turi kubona ibibazo gusa twibaza hakorwa iki. Ubwo rero nshatse kugira ngo nze tugerageze kureba imwe mu ngorane, navuga ingorane nkuru ikomeye, ingorane ituma tudashobora kwivana mu bibazo turimo tumazemo imyaka myinshi cyane. Ndagira ngo rimwe na rimwe twagombye dutega n'amatwi tukumva uko abandi bagiye bashobora kugira ibyo bageraho, ariko cyane cyane twebwe tukarushaho kubihuza n'ubumuntu, tukarushaho kubihuza na wa mugambi Imana yadu ya, ya, yari ifite cyangwa yari ifite kandi n'ubu ifite. Ubwo iyo yashoboraga uwo mushinga wo kuvuga ngo iremye umuntu, kuko iyo turebye neza ntabwo yabaga ishaka ko twabaho nk'uko turi ubu ngubu, ahubwo ibi byose ni uko gusa twahawe uburyo bw'amahitamo yo guhitamo uruhande rwiza cyangwa uruhande rubi. Ibyo ni amahitamo yacu. Aha rero niho nongera kugaruka kuri cya kibazo kenshi nkunze kubabaza, nyine nti kuki tutabaza Imana kugira ngo turebe ibisubizo by'ibibazo twaba dufite. Ikindi ni cyari cyo kuvuga ngo tugasobanukirwa neza yuko nanone nta gishya munsi y'ijuru byabayeho n'ibi byongera bikabaho. Ni ukuvuga ngo ni amateka agenda yisubiramo. Iyo amateka agenda yisubiramo no kugira ngo nanone abo bigeze mu gihe runaka abantu barushaho kureba ibyabaye, noneho barushaho kumva neza uburyo bagomba gufata ibibazo barimo mu gihe nk'icyo ngicyo. Ubu rero iyo turebye koko tumaze igihe turi mu bibazo biremereye, ariko hari umugabo ntabwo niba ashaka kumuvuga, hari kuko yenda bamwe baba batangira kubifata bati ntabwo dushaka kubyumva, ntabwo dushaka no kugira ngo hoya, ariko hari icyo avuga nibura kimwe. Yabwira inyambaramayugi ati no kwishakamo ibisubizo, iby'amaganya akajya ruhande, kugira ngo icyo kintu natwe dushatse kuri ubu ngubu twagifata nk'aho ari ihame twagombye kumva ko rikwiriye. Ntabwo twagombye guhora abagenzi turi abanyamarira, dutaka ntawe twumva, dutakira uturenganya. Ahubwo rero rimwe na rimwe twavuga ngo navuga ngo iki se, reka yenda nirinde nizirinde imvugo wenda zishaka kuba byose, reka ariko turekere aho tumenye gusa yuko aho ngaho mu imvugo imwe abo bantu biba bigaragara ko ntacyo bayishoboreye ubwabo kandi ko ari abagabo. Twe kuba abagabo rero mureke turebe twishakira ibisubizo. Ndetse mu byo nagiye tugana mu bishize, nagiye ngerageza kubabwira nti icyo gihugu cyiza twifuza, ejo heza twifuza, ni ukugera tukareba umugambi Imana yari ifite, uwo mugambi Imana idufitiye, tukareba n'ahantu uri kutuganisha. Maze hari amagambo numva ari muri Yesaya, bishoboka hano tuvuga ngo nimuze tujye inama nande. Iyo ni umuhamagaro Imana ubwayo ivuga ati muze tujye inama. Iyo nama turazifite, inama twarazandikiwe, ibyanditswe bigera tubibonamo amategeko, amahame, amabwiriza
n'imiburo yo kugira ngo turusheho kumenya uburyo duhagarara mu bibazo ibyo ari byo byose. Rero n'abatindiye ikibazo, aho ikibazo mbona gikomeye nshaka kubabwira ni uko mu bibazo dufite nubwo tugomba gushaka ibisubizo, tugomba kujya kumenya ikibazo cyose tukakimenya mu mwanya wacyo. Buri kibazo cyose tubifate nk'ihame, buri kibazo cyose gifite urwego kigomba gushakiramo igisubizo. Ibiba ikibazo biri umuntu ku giti cye, ibyo bibazo bishobora gukemurwa kuko kuri urwo rwego iwe, bikaba ari ibibazo bimureba wenyine. Ariko ni ukuvuga ngo bishobora kuba nanone, iyo bimeze bityo ni ukuvuga ngo we ashobora kwitabaza abantu bamwegereye, ariko ni ukuvuga ngo niwe uba ari kugira ate, aba ari gushaka uburyo ikibazo kiva mu bagomba kujya bari kugishakira igisubizo, nubwo yakwitabaza abandi ariko bari gushaka icyo kibazo, kuko icyo kibazo kiri ku rwego rwe niwe kireba. Hari ibibazo nanone biba byagenda bikaba byareba nk'umuryango wose. Ubwo ni ukuvuga ngo umukuru w'umuryango nawe arongera agahuza abo bantu bakavuga bakakigana bakareba bati ni ikihe gisubizo dushobora kubona. Hari noneho bishobora kurushaho kugenda bizamuka, bishobora kugenda bikagenda no ku rwego rw'igihugu. Mbese nizo mpamvu muri ubwo buryo bwo kubaho mu rwego rukuru rw'igihugu, hari ibibazo biba bigomba kujya aho hantu. Hari n'ibibazo bigomba kuba byakemurirwamo hagati aha n'aha, ibindi bikaba byakemurwa nk'uko biri kubibabwira mu bihe by'imiryango, ibindi bikaba byakemurwa ari mu ahantu hasi. Mbese tuvuge tugiye muri bwa buryo inzego ziba ziriho, bakavuga ati hari urwego rw'ibanze, hano bavuga ngo ni ingo 10, ni ukuvuga ngo cya kibazo kidashoboye gukemurirwa niba atari ikibazo cy'abantu babiri bashobora kwiganira hagati yabo bakagikemura, kibananiye ni ukuvuga ngo bashobora kukigera muri za ngo 10 nyumba 10. Muri izo nyumba 10 byabaga binaniranye, byaba bifite kubera zamuka bikagera muri serire bafite abantu bagera muri 50, ingo nka 50 niba nibuka neza, bikaba byazamuka nyuma bikagera muri segiteri. Ikurikije ayo twari dufite igihe cyacu cya myaka za 70, 80, ukuntu byaga bimeze ndetse na 90. Ubwo habaga hari na za serire, za segiteri, akazamuka bikagera yagera kuri urwego rwa komine, bikaba ari ibibazo bishobora gukemura ku rwego rwa perefegitura, cyangwa se bikaba urwego rushobora ikibazo kireba igihugu cyose. Ni ukuvuga ngo iyo bigeze mu gihugu kireba ari ibibazo bireba igihugu cyose, ni hahandi za minisiteri ziba zarahawe nazo inshingano, bati ibibazo birebire byerekeye kuri ibi n'ibi, ni ibibazo byerekeye n'ubuzima, minisiteri y'ubuzima irahari, ibikeneye n'iby'imanza, minisiteri de la justice irahari, inzego z'ubucamanza, urwego rw'ubucamanza cyangwa se ubutabera, justice rurubatse narwo rurahari. Hari byose, mbese byose bifite ahantu bigiye bikemurwa. Nizo mpamvu aho yagira hote, aho za minisiteri zo mpamvu bashyiraho bavuga ngo ba minisitiri, bakabaha imyanya, bakabaha inshingano bagomba gukora. Ibyo niyo twavuga ngo ni structure. Ugomba kuba ikibazo cyose cyangwa se n'ikibazo uko kimeze cyangwa kimeze, ugomba kunone kongera uhe ikibazo ukakora na analyse causale, ukareba ingaruka cyaturutse hehe, kugira ngo noneho ujya kurandura wa muzi cya kibazo kibe ubure kukikemura neza. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari kugenda ngo ukate amashami, ukate utubabi, oya, ugomba kugenda ukarandura umuzi. Bigomba rero kugira ngo ukore iyi analyse causale, urebe, ukore isesengura, usobanukirwa n'icyo kibazo cyaturutse. Muri ubu ngubu mukuru, iyo turebye ibibazo turimo, hari ibibazo biba bikigomba gukemuka mu rwego rwo hejuru, mbese kugira ngo ibyo bibazo tucyumve neza. Ni ukuvuga ngo dufashe ishusho ngari y'abanyarwanda, ni ukuvuga ngo abanyarwanda bava muri icyo gihugu cyabo cy'u Rwanda, abo benegihugu cy'u Rwanda, hari bamwe bari hanze, hari abandi baba no mu gihugu imbere. Ubwo ni ukuvuga ngo mu ishusho ngari
dushobora kubona ibyo bihande bibiri. noneho twajya none muri iyo shusho, none ni ukuvuga ngo wenda ndagira ngo abantu bize muri mashuri yisumbuye, kera n'ubu bari mu mwaka wa mbere cyangwa n'ubu wa mbere cyangwa wa kabiri n'ubu twiga za ensemble. ni ukuvuga ngo iyi ensemble izo icyo idufasha ni ukugira ngo dushobore kumva, kubona cyangwa se iyo shusho ngari, iyo shusho ngari dushobora kuyivuga, kuyibona, noneho tuvuge tuti dore uko ibintu bimeze, dushatse kubishushanya dore uko byaba bimeze, ugaca urwo ruzi ukavuga ati iyo shusho y'igihugu cyacu ukayifasha urwo ruziga, ukongeramo imbere ukahitamo, ugahita ubona ko harimo inziga, izo ibihande bibiri, hari bamwe bari hanze, hari n'abandi bari mu gihugu imbere. ubwo ni ukuvuga ngo nanone bitewe n'ahantu ushaka kwerekeza icyo kibazo cyawe ntabwo gisesengura. ubwo ni ukuvuga ngo niba abantu bamwe bari mu gihugu mo imbere, nawe uzasanga noneho hari uburyo rero ushaka kuzabona ishusho yabo, ukabusanga hari bamwe bari basanzwe baba mu gihugu mbere ya 90 mbere y'intambara, hari abandi nanone baje baturutse hanze. muri iyo shusho ndetse abaturutse hanze nawe icyo gihe ushobora kuvuga ati aba baturutse mu Bugande, aba baturutse muri Tanzania, aba baturutse mu Burundi, aba baturutse muri Congo, abandi nabo baturutse mu bindi bihugu byose hirya hino, yenda kuko bitewe n'ukuntu bararenga ni ukuvuga yenda bose ukabashyira mu kindi gice cyabo, ukongera ukabareba noneho abari bari mu gihugu mo imbere nanone bo ishusho yabo twari dufite nuko habaga hari ibihande bashatse babira mu ishusho y'aho ibihande, bamwe baturuka amajyaruguru, abandi baturuka amajyepfo, ariko noneho tugenda dufashe muri ya shusho ituma none tujya mu kibazo cyo kuvuga ngo icy'abahutu n'abatutsi n'abatwa, ubwo tukaba twabona none abo ngabo bari barimo, ariko n'ubundi abo ngabo none dushobora kuba twakongera tukabona muri ibyo bihande bindi. ubwo rero dushaka twafata muri iyo shusho tukavuga tuti hari ababaga mu gihugu mo imbere, ni ukuvuga ngo bari basangiye ubuzima bwabo. ababaga mu Bugande nabo bari bafite ibibazo bihariye byatumaga niba bahuriza hamwe bagira ikintu kibahuza, icyo nabo wari umwihariko wabo. abo bari mu Burundi nabo ni ibintu nabo ni uko, abari muri Kongo nabo bari bafite ikintu cy'umwihariko wabo. ubwo ni ukuvuga ngo abantu bose baba bafite ibibazo byabo bariho, ariko none ibibazo noneho kuvuga ngo ibibazo noneho by'igihugu cyose bihuje abo bose noneho byo bihurijwe mu butegetsi, mu buyobozi buriho ubu ngubu, nibwo bwiga ibyo bibazo byabo. ariko niyo bwiga ibyo bibazo byabo ni ukuvuga ngo buziga ibyo bibazo by'abantu bari mu gihugu ubu ngubu, ariko abari hanze bo ntabwo baziga ibibazo byacu kuba bagira ibyo badukemura ibibazo. icyo bakora ahubwo bo baba bafite umugambi wo kugira ngo bavuge ati abo ngabo ni gute twarushaho kubagira neza, kuko none twarabirukanye, ni gute ngo twazabaheza iyo ngiyo. aho noneho abari hanze bo nabo bakavuga ati ni gute ahubwo natwe twashobora gusubira iwacu, twasubira mu byacu, ni gute tutazagwa ishyanga, ni gute dushobora kubona uburenganzira bwacu naho turi ko tubona tubereye tugeraniwe. ibyo ngibyo ni ukuvuga ngo ibyo bibazo bigenda n'ibindi bigenda noneho ibibazo biziraho muri uko kuba duteraganwa, nk'uko bamwe ndetse babifatira umugambi bakavuga ngo bagomba kuduhungeta, noneho bamwe bafashwe bagize ikibazo cyo guhungetwa bagasanga babuze barengera. aho rero ndagira ngo icyo kibazo tucyumve neza, kwa kuri nababwiraga ko buri kibazo cyose kiba gifite ahantu kigomba gukemurirwa. ni ukuvuga ngo bya bibazo dufite byagomba gukemurwa ku rwego rwo hejuru, bya bibazo bya bindi bigomba kwigwaho n'abantu, byagombye kwigwaho n'urwego rukuru byo tuvugira, urwo rwego ntarwo tugira. nizo mpamvu uzasanga ibyo tugenda tubona ku mbuga nkoranyambaga, bavuga bati habaye ibi amarira akaba, bamwe bakarira bati bizagenda bite.
hakaba igihe cyo kuvuga ngo bizagenda bite, nta gisubizo gishobora kuboneka. Ndetse noneho ugasanga bamwe bakajya kugerageza bakavuga ati reka rero turebe ko twagira icyo twageraho, turebe ko twagira igisubizo, twashaka ibisubizo. Noneho bamwe batenda dushyizeho amashyaka, yenda twabuhira ku buriya butegetsi ibibazo, tukazakemura ibyo bisubizo, tukazabona ibyo bisubizo. Noneho amashyaka akaza nanone ashaka kuvuga ngo wenda ngo agiye gukemura bya bibazo byagombye gukemura ku rwego rwo hejuru, ariko ni ukuvuga ngo kuri urwo rwego rwo hejuru nta bushobozi bafite bwo kugera aho ngaho, ndetse ahubwo n'ibyo bibazo nta wabibahaye ngo wenda ahubwo bo ubwabo bifatiye umugambi wo kuvuga ngo reka rwagerageza tukagira gutya tukavugira abo bose bari hanze, abanyarwanda tukabavugira, tukabakemurira ibibazo. Noneho umwe yaba ari hano agashaka abandi batatu bane batanu bakagera nko muri 10 20, bati dushobora gukemura ibibazo. Bo ati koko n'abandi bamwe babikora mu rwego rwa politiki, abandi babikora se mu rwego rw'irindi shyirahamwe runaka, tuzita kuri ibi bibazo byerekeye n'ubutabera, ubucamanza, abandi tugenda tuzareba akarengane aka n'aka. Ariko noneho byaba bigiye gupfa noneho cyane, ugasanga ku kibazo runaka hagiye kuboneka amashyirahamwe 5 6 yose ari kwiga ikibazo, ari kuvuga ikibazo kimwe, ariko adakorera hamwe. Ibyo bikaba byo twita akajagari. Ni ukuvuga ngo icyo kibazo cyari gifite kwigwa kigashakirwa umuti, ndetse muri uwo gushaka umuti hari igihe ari ngombwa ko wajya kwitabaza n'abandi, ukavuga ati ariko wajya kubaza umuntu runaka akamufasha kuri ikintu, ugasanga wowe igihe ugiriyeyo ugasanga hari undi uhavuye, cyangwa se nawe ubwawe nawe wahaba ugasanga undi nawe azaza ejo. Noneho wa wundi waragombye kugira icyo nawe yabafasha, akavuga ati ariko abantu bari mu biki, nawe akagera aho akumva ko akavuga ati ibi si akavuga rwose, agahita kuvuga ati atabanga biri kunyereka ko ntazi ibyo barimo, ntabwo bazi n'ikibazo bafite. Ndetse hari n'igihe nubwo bashobora kugenda ugasanga barimo baravuga ibinyuranye, noneho bikarushaho gutera urujijo, la confusion. Murumva icyo kibazo ukuntu gituremereye. Hari igihe bamwe nyine koko babikora gutyo, bari kurengera iki zaba bandi ba nyiri kuduteza ibibazo, ndetse bakaba babikora batumwe. Icyo kintu mukiteho, muzababuze kuba bagira uburyo biyubaka ngo bubake n'uburyo ibibazo byabo bishobora gukemuka. Ni uko nguko noneho abantu usanga ku kibazo runaka cyagombye kwigwaho kigafatirwa umwanzuro, noneho ugasanga ahubwo noneho ikibazo ahubwo kigiye kuba complex, kigiye kurushaho gukomera cyane, kandi cyane ikibazo cyari gifite kuba cyabonerwa igisubizo cyoroshye, gitomoye, cyoroshye. Ubwo ngizi ingorane dufite niyo cyo kuba ngo igihe abantu badukora mu kajagari, hari ikibazo ntabwo ndashaka kwibona ibisubizo. Igihe atari urwo rwego rukuru rugomba gukemura ibibazo biremereye bireba igihugu cyose, ntabwo numva ko ibibazo byacu tuzabibona igihe cyose, imyaka n'imyaka, ndetse numva ko ahangaha turi kusobanukirwa n'impamvu abantu bashaka kuba bamaze imyaka irenga 30 ibibazo byabo bidashobora gukemuka. Buri gihe cyose hari ibindi abantu barimo byo kubyana bavuga ngo byo kurangaza abandi, aho kugira ngo bafate ikibazo kinyamukuru, ko cyane nabwiye ngo ushaka gukemura ikibazo cyangwa ushaka kurimbura, bakwiye ngo urimbure igiti cy'inganzamarumbu,
bakavuga ngo fata ibikoresho ukeneye. hari uwaregera cyane umwe akavuga ati reka ngende nzamunurire ndashikirana umugozi ndadurira njya hariya hejuru ngende ntama tuno dushami ntemerera shami nkomezirire. Ariko hari n'undi nawe wareba akavuga ati ariko njya gufata umwanya wo kujya kurira nibagura hejuru, ahubwo ngiye bampe ikintu ndacukura hano bampe gusa imashini ncukure hano ruhande, nindangiza ndarimbura na wese igihirike kigende kandi ndabanye mu kibazo burundu. Wa wundi ashaka kuzatema nanatema kugira ngo azakiramo n'uriya yarahigeze ahandi hasi azaba ari ngombwa ko ajya gukirimbura. Murumva ko iyo mikorere, iyo myumvire, ubwo buryo bwo gushaka gukemura ikibazo, murumva ko hari uwataye igihe ku bintu bitari ngombwa, hari n'undi wagiye aho ikibazo kiri. Natwe rero nibyo twagombye kumenya ko iki kibazo nihe kigomba gukemurirwa, nihe kigomba gukemurirwa ku buryo tukirandura burundu. Ibi nibyo nondigize nkunze guhuza none nkabwira nti muzarebe akanyamaswa kariya bavuga ngo ingwe, iyo iri gusimbukana antilope ifite ibiro 150 200, ikagenda igasimbuka ikayifata ikayikubita hasi ko kadafite ibiro 20 yenda kabaye byinshi yagera 30, kakayikubita hasi. Kubera iki? Ko iyo kari kugereka bakazana kagiye gufata kandi ko hafashe n'ikarekura kugeza igihe inyamaswa ubwayo noneho ibura umwuka ikagwa hasi. Ni ukuvuga ngo karamutse kagiye gasimbuka kakaruma ku matako, kakaruma hehe, kagenda karumagura, ntabwo kazayishobora, kaba kari gukora ubusa. Natwe hari igihe rimwe na rimwe dushobora ngo turi gushaka ibisubizo by'ibibazo dufite, tukabishaka mu buryo nk'ubwo bw'ako kanyamaswa kaba katazi aho gafata, kakagenda gafata hose, aho kugira ngo kagende kareba ahantu ugomba gufata honyine kahakomeze kandi kanahakande kugeza igihe ya nyamaswa ishobora kuba hasi. Ngize ingorane dufite. Ibi ndabibabwira kuko muri iyi minsi turi kubona akarengane. Ubwo nibukije ibyo Karasira yakorewe n'abandi bamubanjirije ba Kizito n'abandi Bahati n'abandi twagiye tubura, babaga ari abantu b'abasore b'abagabo bafite ubwenge, bashobora kugerageza kubwira abantu baberekeye ibibazo uko biri n'uburyo bashobora kurushaho gutekereza neza. Ariko ngo abantu bose b'abanyakuri, ya nkozi y'ibibi nyirikibi sekibi wa bose, we ngo ntabwo bashaka ko ibintu nk'ibyo byabaho. Arahaguruka nyine agakoresha imbaraga zose, agakoresha n'izo ngabo ze, maze abantu ngabo bakabacecekesha. Kugira ngo twibuke izo ntwari zose, ari ziri ku rugamba ubu ngubu, hari ziri mu nkiko, hari abandi bamwe bamaze gushyirwa mu mazu y'imbohe, hari abari kuburiramo ubuzima. Ntabwo nakwirwa njya kurondora amazina y'abantu, namwe murakurikira murabibona. Ntabwo ari ngombwa ko najya kuvuga mu runaka, si ngombwa cyane kuri mwaka kaganiro turi kugirana gatoya. Hari ibiganiro bindi bajya bivugaho ku animasheni. Ntabwo mbona ko ibibazo bimwe na bimwe twagiye dusa nkaho twirengagiza, tukumva bavuga ngo ikintu n'ikibazo, bakunda bw'abantu ibibazo bikagira ahantu bikemurirwa. Abantu kugira ngo dufate ibibazo, twumve ko ibibazo bigomba gukemurwa ku rwego rukuru rw'igihugu, urwo rwego tukaba ntabwo dufite. Ngo tube twanagerageza kureba uburyo urwo rwego twarwubaka kugira ngo dushobore gukemura ibyo bibazo.
ahubwo twabaga tuvuga ati ibibazo ntabwo ni iby'umuryango umuryango wa runaka, ni ba runaka, ni ba runaka, tukirengagiza yuko burya ari ibibazo by'igihugu cyacu cyose. Tudavuga abari gufungwa ziriya mfungwa zose, abari kuva muri iyo za gereza, abari gukorerwa iyicarubozo, abari mu gihugu imbere n'abari no hanze nanone batorohewe nabo. Ibyo byose biba bigomba kuvuga ngo akarengane, ako karengane kari guturuka he? ubwo nyir'ukuzana ako karengane afite imbaraga ze n'izi ngizi, ari kubikora mu rwego rw'igihugu. Noneho kugira ngo twirinde ako ka kajagari navugaga, natwe nuko hagomba kubaho urwego, tugomba kuba dufite izo nzego kugira ngo tujye ku rwego rukuru. Hari abigize gushaka kubigerageza bashyiraho guverinoma ikorera hanze mu buhungiro, bibwira ko icyo gitekerezo ntabwo cyari kibi, answa ntabwo cyari kibi, ndetse na bamwe bikimara gukorwa n'abarabona, twajyaga duhura kuri forumu tukandika, turavuganira dore ikintu cyiza cyari gikenewe tutari twakoze n'iki gihe dore ki. Noneho bamwe bo kugira ngo bavuge bati yenda tubigire dute, ahubwo bamwe bati ati uzabigemo. Ariko iyo nabavugaga turebye neza, kuko ibyo byo kuvuga ngo dushobora kuzamura ibibazo byacu tukabishyira mu rwego rwarwo, tukamenya aho bikemurirwa, icyo kintu cyari ngombwa. Ahubwo ikibazo cyavukaga kuri abo ngabo basubizaga gutyo, ni uko bya bintu byo kuvuga ngo nuba njye mfite ishyaka aha ngaha, none ufite ishyaka ryanjye, none ufite ishyaka ryanjye, urakora ibi ngibi kandi ibi ntabwo tubihurizaho, uko ugenda iyawe inzira, nanjye ndagenda iyanjye, nanjye ndagenda iyanjye, ibya kajagari kakaba karabaye. Noneho nkabona icyorezo abantu, ariko icyo gihe natanze igisubizo ndavuga nti ariko kuki none icyo bibazo mufite ni ibihe? Ntimuvuga ko mushaka gushyiraho demokarasi, aricyo demokarasi tukayikora. Noneho mwese muze noneho dutore urwo rwego rukuru, narwo ruzajya rureba ibibazo by'abo banyarwanda badafite ubuvugizi, abo ngabo birukanwe mu gihugu cyabo hanze. Icyo byari kuba ari igisubizo kurwanya, numvaga ari igisubizo cyaba gitomoye cyeza cyoroshye. Ariko noneho ikibazo kivutse kibaye kihe kuvuga ngo ngo ntabwo ari ibyo dushaka bya hano, ahubwo twe turashaka ubutegetsi tuzabona tugeze mu Rwanda. Imyaka itambutse ni myinshi cyane, sinzi naho bageze, naho bari kugendana n'urugendo, sinzi uko barubona bazabigeraho, kuko kandi banabigeraho nabwo bizaba ingorane mu zindi, kuko hari igihe mvuga nti iyo tugendeye ku ihame rya demokarasi, tuvuga ko demokarasi ubundi ari ubutegetsi bwa rubanda, ubutegetsi buri mu maboko ya rubanda. Yari ubutegetsi buri mu maboko ya rubanda, none se waba ushaka ubutegetsi ute kandi ubutegetsi buri mu maboko ya rubanda? Ahubwo none buhame, kandi buhame mu maboko ya rubanda, ahubwo yenda wowe mu byo ukora n'ibyo ushaka kugiye kugaragaza, ugaragaze ko ushoboye kuko muri iyo mikorere, ndetse byaba byiza nyine ukoze ku buryo abo banyarwanda bene igihugu bakugirira icyizere, bakaguha inshingano runaka. Ni ukuvuga ngo iyo nshingano uramutse waranababeshye ko icyo cyizere bakugiriye bakabona kigiye gupfuba, bahita bakubwira ati degaje tubwira aha ngaha, bakwishyura abandi bayobozi. Ariko noneho niba wowe umuntu agiye gukoresha uburiganya ubwo aribwo bwose n'ubundi buryo bwose, akavuga ati ku mpinduka iba nanjye ntabageze hariya, ningera hariya, mbese ni ikihe cyizere abantu bagira cy'uko wowe utakora nk'ibyo abandi bari gukora? Ni ukuvuga ngo abo ngabo bafashe ubutegetsi bakoresheje imbunda, barangije bicara ku gakanu ka rubanda, ngo rubanda nibakorere ibi ngibi, ndetse bagashyiraho amategeko yo kubakubitisha, yo kubatsikamiza.
ni ikihe cyizere noneho twe rubanda ni ikihe cyizere mu wawe uduha byo kutuvuga ko wowe nibura wakora ibinyuranye n'ibyo ngibyo kandi ubimaranye igihe kirekire ndetse uhanganye n'abandi bagenzi bawe muvuga ngo turashaka ubutegetsi turashaka ubutegetsi turashaka ubutegetsi. Oya, ahubwo tugire urubuto, turashaka gufasha, turashaka ukuntu ubutegetsi bwajya mu maboko ya rubanda. Ubutegetsi bugira amaboko ya rubanda, rubanda ruzashyiraho abayobozi muri za nzego nkuru eshatu: urwego rushinga amategeko, urwego rwubahirizategeko n'urwego rw'ubutabera. Izo nkingi eshatu zikaba zubatse, kandi kuko nabwiye ko nta nkingi igomba kuba yanyeganyeza iyindi, aho buri nkingi yose iri gukora mu bwisanzure bwayo no mu bwisanzure bwayo, bityo none ibintu bikaba byarushaho. Twebwe rubanda tukaba tuzi ko ibyo noneho ntawe uzongera kutwicara ku gakanu, ntawe uzongera kudukoresha nk'aho turi nk'imbata nk'abagaragu. Oya, buri wese mu bwisanzure bwe, buri wese bwa bwisanzure Imana yaduhaye ijya kutureba muri wa mushinga wayo, yaduhaye ubwisanzure aho kugira ngo tugire turusheho kureba icyiza kidukwiriye, tukaba aricyo dukora. Noneho twaba tugendeye muri ya gahunda nyine y'Imana, ibyo byiza bikaba kuri twese, buri wese akabera mugenzi w'inyunganizi, kandi mu byo ashaka ko bamukora n'akabikorera mugenzi we. Nuko rero reka ndekera ahangaha, ntabwo nshatse kujya kuri ibi, gusa nagira ngo mbereke ko icyo kibazo gihari gikomeye. Nta rwego rukuru dufite rugomba kwiga ku bibazo bigomba gukemurwa ku rwego rw'igihugu, rugomba kuvugira bose bari hanze harwo. Aho niba abandi bihugu bamwe bavuga ngo twebwe dushinzwe ngo twebwe ngo tuzakora ibi ngibi, rero abantu batanu, abandi bangahe, none ugasanga abantu mwajya kugwa mu mutego wa kibira teyenda wo ku bintu biriho biriho, ariko wajya kureba ugasanga aba bose nta n'abantu bagera mu ijana bafite. Ni ukuvuga ngo nta bushobozi bafite, ariko turamutse abo bose baramutse bavuye muri ubwo kajagari, tugashyira urwo rwego nka kuri mbese bari batangiye bavuga bati mureka muri Amerika duhurize hamwe, nk'uko bitangiye ejo babikoze no kuwa gatanu muri 2020 nibuka neza, nka kuri babikoze kuri aho kugira ngo ngire bavuge bati turabikoze gutya, ariko ngewe ndi mu ishyaka ryanjye, hari undi mu ishyaka ryanjye, hari undi ishyaka ryanjye, hari ni ukuvuga ngo mu mbaraga zanjye mfite gukoresha hariya ndahaharira abingana bicyana, ariko hari iwacu rero ndahari ibingana. Ni ukuvuga ngo akenshi umuntu wareba neza bazasanga imbaraga nyinshi ziba ziri kure hari kuriya yo kuvuga ngo ni gute tuzabona bwa butegetsi, ni gute twebwe rya shyaka ryacu twabona ubutegetsi, ni gute tuzabona imwanya ine. Ariko noneho tugenda muri cya byari byo kuvuga ngo ubutegetsi ni ubwa rubanda. Ibyo bintu byari biri mu ntekerezo z'abantu bizabavamo, bumve ko bagiye kubaka ahubwo urwo rugaga, urwo rugaga rukuru rugomba guhangana n'ibibazo bitugeraho dutewe ndetse n'abo abo bene wacu cyangwa se abanyarwanda none bari kuri ubwo butegetsi bari ku butegetsi bafashe bakoresheje intwaro, noneho bakaba bahora batunze intwaro zabo hejuru, zitwaye hejuru, bavuga ati ntawe uzatugera, ntawe uzagaruka hano no tutagabaheza hanze. Natwe rero kuvuga ko tugomba guharanira ibyacu, guharanira uburenganzira bwacu, guharanira ubwisanzure bwacu, kuhangana n'abaduhungeta bakirizisha abantu muri za gereza, bica abandi bagira bate, ibi binyoma byose bikoreshwa. Ni ukuvuga ngo tuba tugomba kuba natwe duvuga tuti ni gute dushobora guhangana biriya bibazo. Ni ukuvuga ngo byakoma kwigirwa muri urwego rukuru, n'urwo rwego rwa noneho rukagira rukerabura na strategy, rugashyiraho ibyo
rugaragaza ibyo bisubizo, none ibyo bisubizo bakareba uburyo bishyirwa mu bikorwa. Ni ukuvuga ngo urwo rwego igihe rudahari, tuzahora dutaka, tuzahora tuvuga ngo habaye ibi, habaye ibi, tuba abanyamakuru, relanceur d'alerte, gusa nta gisubizo kiboneka. Nuko rero kuko uriya mugabo nyine abivuga Kigali ati inyambaramayugi tugomba kwishakamo ibisubizo, ntabwo tugomba guhora tuganya. Nanjye nyemerere mbabwire ko ibisubizo by'ibibazo byacu nta handi tuzabishakira, ni twebwe ubwacu. Nidukore iyo structure, nitumenye ikibazo runaka kigomba gukemurirwa. Bimwe mu bibazo byagiye byiharirwa n'imiryango kandi ari ibibazo bireba igihugu cyose, ibyo bibazo nitugende tubivana aho hantu, tubizamure, tubishyire mu rwego rw'igihugu cyose. Ikindi, uburyo bw'ubushobozi ntabwo ari bwo bubuze. Twe ntabwo dufite ikibazo kiremeye cyane ku buryo tutashobora ubwacu kwishakamo n'ubushobozi bwo kugira ngo ibibazo tubikemure. Ari mu buryo bw'ababisobanukiwe, nubwo hari abanyamategeko, ari abashyashya, ari abariho abakiri batoya, hari n'abandi bakuze barahari, les diplomates, abacyuze. Ntabwo numva ukuntu ibyo bibazo mukuru byaraturaniye kubitekerezaho. Hari ubushobozi burahari, ahubwo ni ukuvuga ngo turebe tuvuge tuti ni gute twashobora gustructura, gukora kwiyoganiza mu gihe ikinyarwanda si cyacyo, dushaka ubwo buryo bwo gukorera hamwe, dushyira izo nzego z'aho ibibazo bigomba gukemurirwa, noneho bityo ibibazo bizarushaho kugenda rwose byihuta. Nkunze kubabwira nti byabaye nibyo biba, kandi n'amateka yisubiramo, kandi kenshi tukareba ibyo Imana yagiye ikorera abantu. Twibuke yuko abana bwoko bw'Isirayeli igihe bwavaga mu Egiputa, ubwo buri kugira Mose, hari igihe yabaga arwana n'ibibazo byamurenze, ariko sebukwe aramubwira ati umva rero, ntabwo ibyo bintu byose, ibibazo byose byamurenze uzajya ushaka kubyirukamo byose wenyine, ahubwo ushaka abantu. Ngibyo uburenganzira kuri iyo structure, wowe shaka abantu mufatanya, bamwe ushake abantu ba organisation, mbese 10, 100, ushyiraho abashefu babo, abantu 1000, hose ugenda ushyiraho inzego kugira ngo ibibazo byose bigera gukemurwa. Ahubwo wowe noneho usigara ukemura bya bibazo bikomeye bose, kuko nk'uko nibyo kuvuga ngo twatubazo dukemurwa mu mwanya watwo, utundi bibazo nabyo bisa nkaho bijya gukomera, bigira aho bikemurirwa. Ibibazo bireba ni igihugu cyose bikemurirwa mu rwego rwo hejuru. Nuko rero mureke turangiriza aha ngaha, ntawe udaha ikindi gihe, gusa tube turushaho kubitekerezaho. Ubwo tuzakomeza ubutaha, mukomere tubashe kumwe, tuzarushaho gushaka ibisubizo niko bikwiriye. Naho ubutaha rero.